Bavandimwe b'inshuti TV, tubanje kubasuhuza aho muherereye hose tubifuriza amahoro y'Imana. Kuri uyu mugoroba turabasaba ko mwadukorera subscribe ndetse mukaduha comment, mukaduha ibitekerezo ko mubyumva, tukamenya aho twakwikosora ndetse tukamenya n'icyo mutwifuzaho. Mukande like ndetse musharinga ibiganiro byacu kugira ngo n'abandi bibagereho. Kuri uyu mugoroba twabateguriye ikiganiro cyiza cyane. Nyuma yo kubona ubuzima bufite intego ndetse tukabona no gutunganya neza umunsi wacu, kumenya gutahura amahirwe dufite ndetse n'ibyago mu kazi kacu ka buri munsi, ndetse twabonye n'ukuntu twakunda gusoma ibitabo kugira ngo tumenye ubwenge burushijeho kurushaho. Ubu rero twabazaniye insanganyamatsiko nziza cyane yitwa amashyiga y'ubuzima bw'umuntu. Amashyiga y'ubuzima bw'umuntu, icya mbere, amashyiga murayazi, ni za nkingi eshatu z'amabuye bashyigikira kugira ngo bashyireho inkono bateke. Donc hariho amashyiga abiri, inkono ntabwo wayitereka ku mashyiga abiri ngo bizakunde. Rero n'umuntu afite amashyiga abiri, nibyo dushaka kubasobanurira muri uno mugoroba. Amashyiga y'ubuzima bw'umuntu, icya mbere ni umuntu ku giti cye, umuntu ku giti cye. Icya kabiri ni umuntu mu buzima bwo gusenga. Icya gatatu ari nacyo cya nyuma, ni umuntu mu buzima bwo gukora. Umuntu ku giti cye rero, umuntu aboneka uko umuntu aboneka physically, uko ameze, uko ateye, uko akora, donc uko agenda, nibyo usanga bigize uwo muntu. Uwo muntu rero agomba kugirwa n'imigirire ye, uko yitwara, uko abana n'abandi, uko yifata, uko amenya gukemura utubazo twe, n'uko afata neza umubiri we. Twavuga nko gukora siporo, kwivuza, kurya, n'ibindi bintu byinshi, kwambara, n'ibindi bintu byinshi umuntu akenera. Bityo rero bimufasha kumera uko ameze nyine. Uwo muntu akaba ari uko ameze, uko agaragara, uko akora, ikinyabupfura afite, uko yitwara imbere y'abantu, uko donc abayeho. Umuntu rero muri rusange agomba kugira imigirire myiza, agomba kubana neza, agomba gukora, agomba kugira ibyo akeneye bya buri munsi ndetse n'ibyo abandi bamukeneyeho. Urugero, niba akora, abakoresha be bamukeneye ko abarangiriza akazi ke kabo, nabo bakamuhemba. Mu baturanyi akwiye kubana neza n'abaturanyi, donc ntagire intonganya cyangwa ngo agire icyo byamutandukanya n'abo baturanye, ndetse akamenya gutunganya inshingano za leta. Nko mu mategeko y'Imana yavuze ngo urajya wubaha ababyeyi bawe, urajya wubaha abakuruta. Abayobozi ni abantu bakureberera, ni abantu bakeneye iterambere ryawe ryiza. Niyo mpamvu uba ugomba kubahiriza amategeko, kuko kenshi ashobora no kukugonga ukisanga utakiri muri ino sosiyete, uri mu yindi sosiyete. Umuntu rero mu buzima bw'isengesho, umuntu afite undi mubiri,
umurimo mo imbere, ariho w'uruhu. Mbere iyo roho imufasha gutekereza, imufasha donc kumenya gutahura iki ni icyiza, icyo akwiye gukora, imyanzuro akwiye gufata, ariko imyanzuro myiza. Rero buri muntu wese yakagombye kugira ibyo yemera mu buzima bwe bwa buri munsi. Ni ukuvuga ngo amadini ataraza hari hariho idini rya gakondo, ariko ayo madini aho ubona bihurira byose ni uko biganisha ku buzima buri imbere, ubuzima bw'ahazaza, ubuzima bwa nyuma y'urupfu. Bigasaba rero ko ategura ubuzima bwe mbere y'uko abuvamo, kugira ngo azabashe kubona ubuzima buri imbere. Abantu mbere na mbere, abantu bose bemera Imana. Niyo mpamvu udashidikanya ko Imana itabaho, kuko n'abatubanjirije bagiye bayivuga, baba abo mu madini asanzwe tubona ndetse n'abo mu madini ya gakondo, Imana bari bayizi. Imana rero barayiyambazaga kugira ngo ibarinde ibisitaza bahura nabyo, ibarinde donc ibintu byose byabababaza, ndetse ibafashe no kubona amahirwe yo kugira ibyo bageraho. Ibi byose rero twebwe nk'abakristo tubyemera dukoresheje isengesho. Tuzi ko isengesho ari ikiganiro umuntu agirana n'Imana ye, nk'uko umwana aganira na se. Buri muntu rero yakagombye kugira aho aganisha ku buzima bwe n'Imana, kuko tuzi ko Imana ishobora byose, ariyo yaremye ijuru n'isi, ndetse ari nayo mugenga wacu. Buri wese yakagombye kugira uko yemera ubusabane bwe n'Imana. Ubwo busabane bwe n'Imana rero buhuzwa n'isengesho. Isengesho ridufasha kugira iyindi myitwarire. Niyo wakosheje mu isengesho ugasaba Imana imbabazi, bityo wigira inama yo kutazabisubira, usibye ko umuntu ari umunyantege nkeya, umuntu abirengaho akongera agacumura, ariko Imana ibimutegera amaboko buri gihe ngo imubabarire. Rero buri muntu wese mu idini rye cyangwa se mu busabane bwe n'Imana yagakwiye kujya agira umwanya mu kuganira n'Imana, mu gusenga. Rero ni ngombwa ko umuntu agira ubusabane n'Imana akoresheje isengesho, bityo rya shyiga rya kabiri rikaba rigezweho kugira ngo umuntu yuzure. Ishyiga rya gatatu rero ni umuntu mu gukora. Buri muntu wese Imana yadushyize hano ku isi iduha impano zitandukanye kugira ngo tuzikoreshe duhindura isi, ariko duhindura isi mu buryo bwiza, duhindura isi paradizo, kuko bajya bavuga ngo dukore isi neza kurusha uko twayisanze. Isi rero ikeneye ko abantu bakora, ikeneye ko abantu badevelopa, ari abahinzi, ari aborozi, ari abasirikare, ari buri muntu wese mu rwego rwe akagerageza gutanga umusanzu we mu gukorera igihugu cye, mu gukorera urugo rwe, mu kwikorera muri rusange, kugira ngo abashe kuzuza inshingano aba afite, zaba iz'urugo rwe, zaba
abamureba n'iz'abo areberera, noneho bityo bikamufasha gukora. Gukora rero bisaba kubitozwa ukiri muto. Umuntu atangira gukora iyo akivuka. Hari abatangira amasomo yabo bafite imyaka ibiri, ugasanga umwana ufite imyaka ibiri ari muri creche, atangira rero akazi ke kameze nk'udukino two kwishimisha, kameze udukino umuntu akina mu buryo bworoheje, ariko uko agenda akura tugenda turushaho kuba serious, turushaho kugenda dushyirwa mu ngero hakurikijwe impano aba afite n'uko abona ibintu n'uko akunda ibyo bintu. Rero mu buzima busanzwe bwa buri munsi umuntu agomba gukora kugira ngo abashe kwibeshaho. Hari abakora bikorera, hari abakorera abandi, ariko icyangombwa ni uko buri muntu mu nshingano ze agomba kuzuza ibyo agomba gukora, hanyuma agahabwa ibyo agenerwa koko nawe yabikoreye. Umuntu rero bimusaba kugira umuhate kugira ngo agire icyo abasha gukora. Ntabwo ibintu byizana gutyo gusa, ahubwo bizanwa n'amaboko yacu, kuko burya nk'uko nkunda kubibwira abantu, umuntu ashimishwa n'imirimo yavuye mu kaboko ke. Umuntu ashimishwa no kurya ibintu byavuye mu cyuya cye, yakoresheje amaboko, yakoze imirimo itandukanye. Hari abakora mu biro, hari abakora bakoresheje amaboko, hari abakoresha ubwenge, ariko byose iyo bihuje bigira umusaruro bitanga, abantu bikabashimisha, abantu bikabageza ku iterambere, abantu bikabageza ku byo bifuza ibyo ari byo byose. Rero duharanire kugira ubuzima bwo gukora, kuko baravuga ngo udakora ntakarye. Ni ukuvuga ngo utakoze ntiwabona ibyo urya, kandi umuntu yagakwiye gutungwa n'ibiva mu maboko yiwe. Ntabwo ari byiza ko umuntu ahora ateze akaboko abandi agira ngo bagire icyo bamuha kandi nabo baba bakoze. Icyo gihe bakorera umugisha, ariko we asigara aho ngaho gutyo gusa, agahora akoreye arya imigisha y'abandi. Rero ntabwo byagakwiye. Umuntu yagakwiye gukoresha amaboko ye kugira ngo agere ku iterambere. Simvuze ko impano zitari nziza, simvuze ko gusaba atari byiza, ariko umuntu yakagombye gusaba mu gihe cyabyo, nawe akagira umuhate wo kugira ngo nawe azigirire ku cye ejo hazaza. Hari utangira asaba rero bikamubera impamvu yo guhora asaba, kandi uko usaba umuntu niko akwinuba. Araguha bwa mbere kugira ngo nawe ugire umusingi wo kugira ibyo wakwigereraho, akaguha bwa kabiri akavuga ati wenda uyu muntu yarabibye ariko ntarasarura. Iyo aguhaye gatatu abona ko wabigize akamenyero, ahubwo ugiye kumutwara kuri we ngo azajya ahora aguha, kandi nawe wakagombye gukoresha umutwe n'ibyo ushoboye gukora, ukaba nawe wakora ukagera ku iterambere ryawe, bityo bikagutuma nawe ugira ituro ujyanira Nyagasani ryavuye mu maboko yawe ukaritura Imana. Rero bavandimwe, inshuti zo ku Nshuti TV, duharanire kwiteza imbere, duharanire gukora dukoresheje amaboko yacu kugira ngo umurimo ube inkingi zitugeza ku iterambere, zitugeza ku byo twifuza ibyo ari byo byose. Ubwo rero umuntu kugira ngo
imyuzure ni uko aba ashyigikiwe n'aya mashyiga atatu uko twayabonye haruguru. Hari umuntu ku giti cye urikebuka ukireba, ese ndi mu mwanya ki? Ese mpagaze nte? Ese mbayeho nte? Ese donc ukagira ubumuntu bukaba muri wowe, bityo ibyaha byanagabanuka, amahirwe yo gukora ibyaha yaba makeya. Rero noneho ugize ubumuntu bwawe ukabushyiramo isengesho, amata aba abyaye amavuta. Kwa kugira ubumuntu, kwa kuba umuntu muzima, wongera isengesho, biba birushijeho kuba byiza cyane. Noneho iyo wongeyeho gukora, uba ubaye umuntu uhamye, uba ubaye umuntu nyamuntu. Rero umuntu utujuje ibi tuvuze haruguru ntabwo aba ari umuntu, aba ari umuntu w'igice. Aba akwiye guharanira kugira ngo agere ku bumuntu nyabumuntu. Umuntu nyamuntu ni umuntu ufite ubumuntu. Umuntu nyamuntu ni umuntu ufite ubuzima bw'isengesho. Umuntu nyamuntu ni umuntu ukora kugira ngo abashe kwibeshaho kuri ino si. Bavandimwe inshuti b'Inshuti TV, reka duhagarikire aha. Ikiganiro cyacu nakagaruka. Murabeho, mwari kumwe n'Inshuti TV. Umugoroba mwiza. Bavandimwe b'Inshuti TV, tubanje kubasuhuza aho muherereye hose, tubifuriza amahoro y'Imana. Kuri uyu mugoroba turabasaba ko mwadukorera subscribe ndetse mukaduha comment, mukaduha ibitekerezo ko mubyumva, tukamenya aho twakwikosora ndetse tukamenya n'icyo mutwifuzaho. Mukande like ndetse musharinga ibiganiro byacu kugira ngo n'abandi bibagereho. Kuri uyu mugoroba twabateguriye ikiganiro cyiza cyane. Nyuma yo kubona ubuzima bufite intego ndetse tukabona no gutunganya neza umunsi wacu, kumenya gutahura amahirwe dufite ndetse n'ibyago mu kazi kacu ka buri munsi, ndetse twabonye n'ukuntu twakunda gusoma ibitabo kugira ngo tumenye ubwenge burushijeho kurusha. Ubu rero twabazaniye insanganyamatsiko nziza cyane yitwa amashyiga y'ubuzima bw'umuntu. Amashyiga y'ubuzima bw'umuntu, icya mbere, amashyiga murayazi, ni za nkingi eshatu z'amabuye bashyigikira kugira ngo bashyireho inkono bateke. Donc hariho amashyiga abiri, inkono ntabwo wayitereka ku mashyiga abiri ngo bizakunde. Rero n'umuntu afite amashyiga abiri, nibyo dushaka kubasobanurira muri uno mugoroba. Amashyiga y'ubuzima bw'umuntu, icya mbere ni umuntu ku giti cye. Umuntu ku giti cye. Icya kabiri ni umuntu mu buzima bwo gusenga. Icya gatatu ari nacyo cya nyuma, ni umuntu mu buzima bwo gukora. Umuntu ku giti cye rero, umuntu aboneka uko umuntu aboneka physically, uko ameze, uko ateye, uko akora, donc uko agenda, nibyo usanga bigize uwo muntu. Uwo muntu rero agomba kugirwa n'imigirire ye, uko yitwara, uko abana n'abandi, uko yifata, uko amenya gukemura utubazo twe, n'uko afata neza umubiri we. Twavuga nko gukora siporo, kwivuza, kurya, n'ibindi bintu byinshi, kwambara, n'ibindi bintu byinshi umuntu akenera.
bityo rero bimufasha kumera uko ameze nyine, uwo muntu akaba ari uko ameze, uko agaragara, uko akora, ikinyabupfura afite, uko yitwara imbere y'abantu, uko donc abayeho. Umuntu rero muri rusange agomba kugira imigirire myiza, agomba kubana neza, agomba gukora, agomba kugira ibyo akeneye bya buri munsi ndetse n'ibyo abandi bamukeneyeho. Urugero, niba akora, abakoresha be bamukeneye ko abarangiriza akazi ke kabo nabo bakamuhemba. Mu baturanyi akwiye kubana neza n'abaturanyi, donc ntagire intonganya cyangwa ngo agire icyo byamutandukanya n'abo baturanye, ndetse akamenya gutunganya inshingano za leta. Nko mu mategeko y'Imana yavuze ngo urajya wubaha ababyeyi bawe, urajya wubaha abakuruta. Abayobozi ni abantu bakureberera, ni abantu bakeneye iterambere ryawe ryiza, niyo mpamvu uba ugomba kubahiriza amategeko, kuko kenshi ashobora no kukugonga ukisanga utakiri muri ino sosiyete, uri mu yindi sosiyete. Umuntu rero mu buzima bw'isengesho, umuntu afite undi mubiri umurimo mo imbere, ariho w'uruhu. Mbere iyo roho imufasha gutekereza, imufasha donc kumenya gutahura iki ni icyiza, icyo akwiye gukora, imyanzuro akwiye gufata, ariko imyanzuro myiza. Rero buri muntu wese yakagombye kugira ibyo yemera mu buzima bwe bwa buri munsi. Ni ukuvuga ngo amadini ataraza hari hariho idini rya gakondo, ariko ayo madini aho ubona bihurira byose ni uko biganisha ku buzima buri imbere, ubuzima bw'ahazaza, ubuzima bwa nyuma y'urupfu. Bigasaba rero ko ategura ubuzima bwe mbere y'uko abuvamo, kugira ngo azabashe kubona ubuzima buri imbere. Abantu mbere na mbere, abantu bose bemera Imana. Niyo mpamvu udashidikanya ko Imana itabaho, kuko n'abatubanjirije bagiye bayivuga, baba abo mu madini asanzwe tubona ndetse n'abo mu madini ya gakondo, Imana bari bayizi. Imana rero barayiyambazaga kugira ngo ibarinde ibisitaza bahura nabyo, ibarinde donc ibintu byose byabababaza, ndetse ibafashe no kubona amahirwe yo kugira ibyo bageraho. Ibi byose rero twebwe nk'abakristo tubyemera dukoresheje isengesho. Tuzi ko isengesho ari ikiganiro umuntu agirana n'Imana ye, nk'uko umwana aganira na se. Buri muntu rero yakagombye kugira aho aganisha ku buzima bwe n'Imana, kuko tuzi ko Imana ishobora byose, ariyo yaremye ijuru n'isi, ndetse ari nayo mugenga wacu. Buri wese yakagombye kugira uko yemera ubusabane bwe n'Imana. Ubwo busabane bwe n'Imana rero buhuzwa n'isengesho. Isengesho ridufasha kugira iyindi myitwarire. Niyo wakosheje mu isengesho ugasaba Imana imbabazi, bityo wigira inama yo kutazabisubira, usibye ko umuntu ari umunyantege nkeya, umuntu abirengaho akongera agacumura, ariko
Imana ibimutegeye amaboko buri gihe ngo imubabarire. Rero buri muntu wese mu idini rye cyangwa se mu busabane bwe n'Imana yagakwiye kujya agira umwanya mu kuganira n'Imana mu gusenga. Rero ni ngombwa ko umuntu agira ubusabane n'Imana akoresheje isengesho, bityo rya shyiga rya kabiri rikaba rigezweho kugira ngo umuntu yuzure. Ishyiga rya gatatu rero ni umuntu mu gukora. Buri muntu wese Imana yadushyize hano ku isi iduha impano zitandukanye kugira ngo tuzikoreshe duhindura isi, ariko duhindura isi mu buryo bwiza, duhindura isi paradizo, kuko bajya bavuga ngo dukore isi neza kurusha uko twayisanze. Isi rero ikeneye ko abantu bakora, ikeneye ko abantu badevelopa, ari abahinzi, ari aborozi, ari abasirikare, ari buri muntu wese mu rwego rwe akagerageza gutanga umusanzu we mu gukorera igihugu cye, mu gukorera urugo rwe, mu kwikorera muri rusange kugira ngo abashe kuzuza inshingano aba afite, zaba iz'urugo rwe, zaba iz'abamureba n'iz'abo areberera, noneho bityo bikamufasha gukora. Gukora rero bisaba kubitozwa ukiri muto. Umuntu atangira gukora iyo akivuka. Hari abatangira amasomo yabo bafite imyaka ibiri, ugasanga umwana ufite imyaka ibiri ari muri creche, atangira rero akazi ke kameze nk'udukino two kwishimisha, kameze nk'udukino umuntu akina mu buryo bworoheje, ariko uko agenda akura tugenda turushaho kuba siriyasi, turushaho kugenda dushyirwa mu ngero hakurikijwe impano aba afite n'uko abona ibintu n'uko akunda ibyo bintu. Rero mu buzima busanzwe bwa buri munsi umuntu agomba gukora kugira ngo abashe kwibeshaho. Hari abakora bikorera, hari abakorera abandi, ariko icyangombwa ni uko buri muntu mu nshingano ze agomba kuzuza ibyo agomba gukora, hanyuma agahabwa ibyo agenerwa koko nawe yabikoreye. Umuntu rero bimusaba kugira umuhate kugira ngo agire icyo abasha gukora. Ntabwo ibintu byizana gutyo gusa, ahubwo bizanwa n'amaboko yacu, kuko burya nk'uko nkunda kubibwira abantu, umuntu ashimishwa n'imirimo yavuye mu kaboko ke. Umuntu ashimishwa no kurya ibintu byavuye mu cyuya cye, yakoresheje amaboko, yakoze imirimo itandukanye. Hari abakora mu biro, hari abakora bakoresheje amaboko, hari abakoresha ubwenge, ariko byose iyo bihuje bigira umusaruro bitanga, abantu bikabashimisha, abantu bikabageza ku iterambere, abantu bikabageza ku byo bifuza ibyo ari byo byose. Rero duharanire kugira ubuzima bwo gukora, kuko baravuga ngo udakora ntakarye. Ni ukuvuga ngo utakoze ntiwabona ibyo urya, kandi umuntu yagakwiye gutungwa n'ibiva mu maboko yiwe. Ntabwo ari byiza ko umuntu ahora ateze akaboko abandi agira ngo bagire icyo bamuha kandi nabo baba bakoze. Icyo gihe bakorera umugisha, ariko we asigara aho ngaho gutyo gusa, agahora akoreye arya imigisha y'abandi. Rero
ntabwo byagakwiye. Umuntu yagakwiye gukoresha amaboko ye kugira ngo agere ku iterambere. Simvuze ko impano zitari nziza, simvuze ko gusaba atari byiza, ariko umuntu yakagombye gusaba mu gihe cyabyo, nawe akagira umuhate wo kugira ngo nawe azigerere ku cye ejo hazaza. Hari utangira asaba rero bikamubera impamvu yo guhora asaba, kandi uko usaba umuntu niko akwinuba. Araguha bwa mbere kugira ngo nawe ugire umusingi wo kugira ibyo wakwigereraho, akaguha bwa kabiri akavuga ati wenda uyu muntu yarabibye ariko ntarasarura. Iyo aguhaye gatatu abona ko wabigize akamenyero, ahubwo ugiye kumutwara kuri we ngo azajya ahora aguha kandi nawe wakagombye gukoresha umutwe n'ibyo ushoboye gukora, ukaba nawe wakora ukagera ku iterambere ryawe, bityo bikagutuma nawe ugira ituro ujyanira Nyagasani ryavuye mu maboko yawe ukaritura Imana. Rero bavandimwe, inshuti zo ku Nshuti TV, duharanire kwiteza imbere, duharanire gukora dukoresheje amaboko yacu kugira ngo umurimo ube inkingi zitugeza ku iterambere, zitugeza ku byo twifuza ibyo ari byo byose. Ubwo rero umuntu kugira ngo yuzure ni uko aba ashyigikiwe n'aya mashyiga atatu uko twayabonye haruguru. Hari umuntu ku giti cye urikebuka ukireba, ese ndi mu mwanya ki? Ese mpagaze nte? Ese mbayeho nte? Ese donc ukagira ubumuntu bukaba muri wowe, bityo ibyaha byanagabanuka, amahirwe yo gukora ibyaha yaba makeya. Rero noneho ugize ubumuntu bwawe ukabushyiramo isengesho, amata aba abyaye amavuta. Kwa kugira ubumuntu, kwa kuba umuntu muzima wongeyeho isengesho, biba birushijeho kuba byiza, birushijeho kuba byiza cyane. Noneho iyo wongeyeho gukora, uba ubaye umuntu uhamye, uba ubaye umuntu nyamuntu. Rero umuntu utujuje ibi tuvuze haruguru ntabwo aba ari umuntu, aba ari umuntu w'igice. Aba akwiye guharanira kugira ngo agere ku bumuntu nyabumuntu. Umuntu nyamuntu ni umuntu ufite ubumuntu. Umuntu nyamuntu ni umuntu ufite ubuzima bw'isengesho. Umuntu nyamuntu ni umuntu ukora kugira ngo abashe kwibeshaho kuri ino si. Bavandimwe, inshuti y'Inshuti TV, reka duhagarikira aha. Ikiganiro cyacu nakagaruka. Murabeho, mwari kumwe n'Inshuti TV. Umugoroba mwiza. Bavandimwe b'Inshuti TV, tubanje kubasuhuza aho muherereye hose, tubifuriza amahoro y'Imana. Kuri uyu mugoroba turabasaba ko mwadukorera subscribe ndetse mukaduha comment, mukaduha ibitekerezo ko mubyumva, tukamenya aho twakwikosora ndetse tukamenya n'icyo mutwifuzaho. Mukande like ndetse musharinga ibiganiro byacu kugira ngo n'abandi bibagereho. Kuri uyu mugoroba twabateguriye ikiganiro cyiza cyane. Nyuma yo kubona ubuzima bufite intego ndetse tukabona no gutunganya neza umunsi wacu, kumenya gutahura amahirwe dufite ndetse n'ibyago mu kazi kacu ka buri munsi, ndetse twabonye n'ukuntu twakunda gusoma ibitabo kugira ngo tumenye ubwenge burushijeho kurusha. Ubu rero twabazaniye insanganyamatsiko nziza cyane
yitwa amashyiga y'ubuzima bw'umuntu. Amashyiga yo mu buzima bw'umuntu, icya mbere, amashyiga murayazi, ni za nkingi eshatu z'amabuye bashyigikira kugira ngo bashyireho inkono bateke. Donc hariho amashyiga abiri, inkono ntabwo wayitereka ku mashyiga abiri ngo bizakunde. Rero n'umuntu afite amashyiga abiri, nibyo dushaka kubasobanurira muri uno mugoroba. Amashyiga y'ubuzima bw'umuntu, icya mbere ni umuntu ku giti cye, umuntu ku giti cye. Icya kabiri ni umuntu mu buzima bwo gusenga. Icya gatatu ari nacyo cya nyuma, ni umuntu mu buzima bwo gukora. Umuntu ku giti cye rero, umuntu aboneka uko umuntu aboneka physically, uko ameze, uko ateye, uko akora, donc uko agenda, nibyo usanga bigize uwo muntu. Uwo muntu rero agomba kugirwa n'imigirire ye, uko yitwara, uko abana n'abandi, uko yifata, uko amenya gukemura utubazo twe, n'uko afata neza umubiri we. Twavuga nko gukora siporo, kwivuza, kurya, n'ibindi bintu byinshi, kwambara, n'ibindi bintu byinshi umuntu akenera. Bityo rero bimufasha kumera uko ameze nyine. Uwo muntu akaba ari uko ameze, uko agaragara, uko akora, ikinyabupfura afite, uko yitwara imbere y'abantu, uko donc abayeho. Umuntu rero muri rusange agomba kugira imigirire myiza, agomba kubana neza, agomba gukora, agomba kugira ibyo akeneye bya buri munsi, ndetse n'ibyo abandi bamukeneyeho. Urugero, niba akora, abakoresha be bamukeneye ko abarangiriza akazi ke kabo, nabo bakamuhemba. Mu baturanyi akwiye kubana neza n'abaturanyi, donc ntagire intonganya cyangwa ngo agire icyo byamutandukanya n'abo baturanye, ndetse akamenya gutunganya inshingano za leta. Nko mu mategeko y'Imana yavuze ngo urajya wubaha ababyeyi bawe, urajya wubaha abakuruta. Abayobozi ni abantu bakureberera, ni abantu bakeneye iterambere ryawe ryiza. Niyo mpamvu uba ugomba kubahiriza amategeko, kuko kenshi ashobora no kukugonga ukisanga utakiri muri ino sosiyete, uri mu yindi sosiyete. Umuntu rero mu buzima bw'isengesho, umuntu afite undi mubiri umurimo mo imbere, ariho w'uruhu. Mbere iyo roho imufasha gutekereza, imufasha donc kumenya gutahura iki ni icyiza, icyo akwiye gukora, imyanzuro akwiye gufata, ariko imyanzuro myiza. Rero buri muntu wese yakagombye kugira ibyo yemera mu buzima bwe bwa buri munsi. Ni ukuvuga ngo amadini ataraza, hari hariho idini rya gakondo, ariko ayo madini aho ubona bihurira byose, ni uko biganisha ku buzima buri imbere, ubuzima bw'ahazaza, ubuzima bwa nyuma y'urupfu. Bigasaba rero ko ategura ubuzima bwe mbere y'uko abuvamo, kugira ngo azabashe kubona ubuzima buri imbere. Abantu mbere na mbere, abantu bose bemera Imana,
niyo mpamvu udashidikanya ko Imana itabaho, kuko n'abaturambanjirije bagiye bayivuga, baba abo mu madini asanzwe tubona ndetse n'abo mu madini ya gakondo, Imana bari bayizi. Imana rero barayiyambazaga kugira ngo ibarinde ibisitaza bahura nabyo, ibarinde ibintu byose byabababaza, ndetse ibafashe no kubona amahirwe yo kugira ibyo bageraho. Ibyo byose rero twebwe nk'abakristo tubyemera dukoresheje isengesho. Tuzi ko isengesho ari ikiganiro umuntu agirana n'Imana ye, nk'uko umwana aganira na se. Buri muntu rero yakagombye kugira aho aganisha ku buzima bwe n'Imana, kuko tuzi ko Imana ishobora byose, ariyo yaremye ijuru n'isi, ndetse ari nayo mugenga wacu. Buri wese yakagombye kugira uko yemera ubusabane bwe n'Imana. Ubwo busabane bwe n'Imana rero buhuzwa n'isengesho. Isengesho ridufasha kugira iyindi myitwarire. Niyo wakosheje mu isengesho ugasaba Imana imbabazi, bityo wigira inama yo kutazabisubira, usibye ko umuntu ari umunyantege nkeya, umuntu abirengaho akongera agacumura, ariko Imana ibimutegera amaboko buri gihe ngo imubabarire. Rero buri muntu wese mu idini rye cyangwa se mu busabane bwe n'Imana yagakwiye kujya agira umwanya mu kuganira n'Imana, mu gusenga. Rero ni ngombwa ko umuntu agira ubusabane n'Imana akoresheje isengesho, bityo rya shyiga rya kabiri rikaba rigezweho kugira ngo umuntu yuzure. Ishyiga rya gatatu rero ni umuntu mu gukora. Buri muntu wese Imana yadushyize hano ku isi iduha impano zitandukanye kugira ngo tuzikoreshe duhindura isi, ariko duhindura isi mu buryo bwiza, duhindura isi paradizo, kuko bajya bavuga ngo dukore isi neza kurusha uko twayisanze. Isi rero ikeneye ko abantu bakora, ikeneye ko abantu badevelopa, ari abahinzi, ari aborozi, ari abasirikare, ari buri muntu wese mu rwego rwe akagerageza gutanga umusanzu we mu gukorera igihugu cye, mu gukorera urugo rwe, mu kwikorera muri rusange, kugira ngo abashe kuzuza inshingano aba afite, zaba iz'urugo rwe, zaba iz'abamureba n'iz'abo areberera, noneho bityo bikamufasha gukora rero bisaba kubitozwa ukiri muto. Umuntu atangira gukora iyo akivuka. Hari abatangira amasomo yabo bafite imyaka ibiri, ugasanga umwana ufite imyaka ibiri ari muri creche, atangira rero akazi ke kameze nk'udukino two kwishimisha, kameze nk'udukino umuntu akina mu buryo bworoheje, ariko uko agenda akura tugenda turushaho kuba siriyasi, turushaho kugenda dushyirwa mu ngero hakurikijwe impano aba afite, n'uko abona ibintu, n'uko akunda ibyo bintu. Rero mu buzima busanzwe bwa buri munsi umuntu agomba gukora kugira ngo abashe kwibeshaho.
hari abakora bikorera, hari abakorera abandi, ariko icyangombwa ni uko buri muntu mu nshingano ze agomba kuzuza ibyo agomba gukora, hanyuma agahabwa ibyo agenerwa koko nawe yabikoreye. Umuntu rero bimusaba kugira umuhate kugira ngo agire icyo abasha gukora. Ntabwo ibintu byizana gutyo gusa, ahubwo bizanwa n'amaboko yacu, kuko burya nk'uko nkunda kubibwira abantu, umuntu ashimishwa n'imirimo yavuye mu kaboko ke. Umuntu ashimishwa no kurya ibintu byavuye mu cyuya cye, yakoresheje amaboko, yakoze imirimo itandukanye. Hari abakora mu biro, hari abakora bakoresheje amaboko, hari abakoresha ubwenge, ariko byose iyo bihuje bigira umusaruro bitanga, abantu bikabashimisha, abantu bikabageza ku iterambere, abantu bikabageza ku byo bifuza ibyo ari byo byose. Rero duharanire kugira ubuzima bwo gukora, kuko baravuga ngo udakora ntakarye. Ni ukuvuga ngo utakoze ntiwabona ibyo urya, kandi umuntu yagakwiye gutungwa n'ibiva mu maboko yiwe. Ntabwo ari byiza ko umuntu ahora ateze akaboko abandi agira ngo bagire icyo bamuha, kandi nabo baba bakoze. Icyo gihe bakorera umugisha, ariko we asigara aho ngaho gutyo gusa, agahora akoreye arya imigisha y'abandi. Rero ntabwo byagakwiye. Umuntu yagakwiye gukoresha amaboko ye kugira ngo agere ku iterambere. Simvuze ko impano zitari nziza, simvuze ko gusaba atari byiza, ariko umuntu yakagombye gusaba mu gihe cyabyo, nawe akagira umuhate wo kugira ngo nawe azigirire ku cye ejo hazaza. Hari utangira asaba rero bikamubera impamvu yo guhora asaba, kandi uko usaba umuntu niko akwinuba. Araguha bwa mbere kugira ngo nawe ugire umusingi wo kugira ibyo wakwigereraho, akaguha bwa kabiri akavuga ati wenda uyu muntu yarabibye ariko ntarasarura. Iyo aguhaye gatatu abona ko wabigize akamenyero, ahubwo ugiye kumutwara kuri we, ngo azajya ahora aguha, kandi nawe wakagombye gukoresha umutwe n'ibyo ushoboye gukora, ukaba nawe wakora ukagera ku iterambere ryawe, bityo bikagutuma nawe ugira ituro ujyanira Nyagasani ryavuye mu maboko yawe, ukaritura Imana. Rero bavandimwe, inshuti zo ku Nshuti TV, duharanire kwiteza imbere, duharanire gukora dukoresheje amaboko yacu, kugira ngo umurimo ube inkingi zitugeza ku iterambere, zitugeza ku byo twifuza ibyo ari byo byose. Ubwo rero umuntu kugira ngo yuzure, ni uko aba ashyigikiwe n'aya mashyiga atatu uko twayabonye haruguru. Hari umuntu ku giti cye urikebuka ukireba, ese ndi mu mwanya ki? Ese mpagaze nte? Ese mbayeho nte? Ese donc ukagira ubumuntu bukaba muri wowe, bityo ibyaha byanagabanuka, amahirwe yo gukora ibyaha yaba makeya. Rero noneho ugize ubumuntu bwawe ukabushyiramo isengesho, amata aba abyaye amavuta. Kwa kugira ubumuntu, kwa kuba umuntu muzima, wongeyeho isengesho, biba birushijeho kuba byiza, birushijeho kuba byiza cyane. Noneho iyo wongeyeho gukora, uba ubaye umuntu uhamye, uba ubaye umuntu nyamuntu. Rero umuntu utujuje ibi tuvuze haruguru, ntabwo aba ari umuntu, aba
aba ari umuntu w'igice, aba akwiye guharanira kugira ngo agere ku bumuntu nyabumuntu. Umuntu nyamuntu ni umuntu ufite ubumuntu. Umuntu nyamuntu ni umuntu ufite ubuzima bw'isengesho. Umuntu nyamuntu ni umuntu ukora kugira ngo abashe kwibeshaho kuri ino si. Bavandimwe inshuti n'inshuti TV, reka duhagarikira aha, ikiganiro cyacu nakagaruka. Murabeho, mwari kumwe n'inshuti